banyarwandakazi nongeye kugaruka imbere yanyu cyangwa se imbere ya kamera basubiza n'igihe kirekire kuri channel ya JT Sylvestre mukomere cyane mirimbanye kazi mwebwe mwese muri ku rugamba rwo kubohora igihugu cyanyu cyashimuswe n'ibyihebe byavuye muri Uganda byari abasirikari muri Uganda byari byambaye generali byari bifite imyanya ikomeye mu gihugu cya Uganda naho kugira ngo wenda bataye ku neza cyangwa kodere ko bari barinjiye mu gisirikare cy'abandi bitemewe impunzi ntabwo yemerewe kuba umunyagihugu ntabwo impunzi yemerewe kwinjira mu gisirikare cy'abanyagihugu atari abanyagihugu bakaza bica abaperezida babiri bari bavuye no mu mishikirano muri Arusha harimo na chef d'état major Salman Kastar harimo n'abaminisitiri n'abafaransa b'abapilote ndetse n'abandi benshi kandi yarimo abantu benshi babuze ubuzima bwabo bahombye ubuzima bwabo. Abo rero nta bandi bageze mu Rwanda ntabwo baje neza ubwo baje bica bateza ibyago nabo Abatutsi barishwe kubera ibyo bibazo byose by'indege ngabo Abahutu nabo barishwe kurikirana kujya muri Kongo ariko ikibazo cyavuye turakizi yewe n'uwavutse nyuma yo 1994 nyuma y'intambara byashoje ku Rwanda arabizi. Perezida Habyarimana yaravuye mu bishano n'arusha ngo bataye ku neza ibyo ntabwo babyumvishe ahubwo bo bakoresheje inzira kugira ngo bice umukuru w'igihugu kandi bazi neza ko umukuru w'igihugu yapfuye akenshi amaraso ameneka. Ntabwo ari ibyo rero bye binzanye ahubwo nari nje kubabwira ko hari ikibazo cyateye ntabwo njya nkunda kuvugira kuri channel cyane hari igihe nanjye mbagize mu kazi ka UPR ndabatabaza ko kurwanya ibyo byihebe tubigize turi kumenyesha ibihugu bitandukanye hirya no hino tubibwira ikibazo dufite tumenyesha abaperezida b'ibyo bihugu abayobozi b'ibyo bihugu byo ku isi ntimukagire ngo izi social media zose social media mureba ntabwo abayobozi bakomeye bajya bazisoma abenshi ntabwo bajya babisoma ubundi ngo babyumve baba bagira ngo hari n'ibyo kubeshya ariko hari letere official letter wandikira abayobozi b'igihugu bagasoma ibibazo mufite basobanura ibyo babwira ibyo bibasaba ariko twebwe cyane cyane mu mabaruwa tubandika tuba tubabwira ko tugomba kurasa ku byihebe byashimuswe u Rwanda tugira ibindi tubabwira n'ubu byinshi rero byarazakiriye Uburusiya bwarakiriye Ubufaransa Ububiligi ibihugu bya East Africa n'ibindi byinshi ntarondora gusa mumenye ngo ntabwo twicaye muri UPR ndabatabaza turi kubikora kandi tukabikora neza cyane. Urumva nta gikorwa ushobora gukora utamenyesheje amahanga. Urabizi ko gutegura intambara yica intambara irica intambara irangiza ibintu byinshi ariko ku rundi ruhande iyo nta yindi alternative nta bundi buryo buhari dukoresha intambara y'amasasu kuko nta bundi buryo ibyebe byashimitse igihugu cyacu neza. Uyu munsi rero nari nje kuvuga ku kibazo cy'Abatutsi ngo bacitse ku icumu ariko njye simbyemera kubera yuko ubu ndakeka nibo bari kuribasumba ubu muri no minsi ibyihebe byongeye gukina teatre yabo ngo bari kwicwa ngo barokotse jenoside ngo bari kwicwa ngo 1994 ngo bari kwicwa ngo ni bande bari kubica ariko se banyarwandakazi namwe banyamahanga mwumva ikinyarwanda ubu ninde munyarwanda ubabajwe no kwica umuntu w'Umututsi ngo w'umukecuru ushaje umuntu wiyubakiye umukobwa ngo yakorewe jenoside kandi bikaba ikintu kimwe nubwo wanamwica kireka mwaragiranye ibibazo nera kushindisha ibinyoma ariko akaba umwe ntabwo baba bose. Iyo rero ni plan ya leta
abaturage babajwe na leta y'ibyihe bihari, ntabwo babajwe n'umuntu wipfishije abantu be ngo bagiye kumusura. Nta gahunda yari ihari yo kwicana abanyarwanda, nibo bayiteje kuko abanyarwanda bari babanye mu mahoro. Aseni Paul Rwigara bishe amafaranga yakuye kuri leta z'abahutu, bakaje kuba Valens, abo bose nuko amafaranga bayakuye kuri ayo leta. Ntabwo n'abatutsi birirwa bavuga ko bagogwe bishe, nabo nibo babishe muzi ko ubuhamya bwatanze. Nimwe bicanyi, nimwe muteza umwiryane mu banyarwanda. Ibi rero bari kubikora kubera impamvu batangiye kwicisha abatutsi, kuko muzika niyo turufu yabo rega, niyo turufu yabo bakoresha kugira ngo bagere ku nyungu zabo. Birirwa birizariza barisha ibinyoma, baba uri ukomeye mu bahutu utabumva, bakagushaho ngo wakoze jenoside, bagashaka bagushinja n'ibinyoma. Waba ubarwanya bakagutwikira icyo cyaha. Nyamara iyo urebye neza ntigifasha n'abo batutsi, kuko uwo mututsi wiciwe ashaka uwamwiciye, ashaka uwabigizemo uruhare, ntabwo ashaka weho w'inzirakarengane. Icya mbere barabeshye ngo hapfuye miliyoni n'ibihumbi 200. Ubwo se abatutsi bari mu gihugu bo ntabwo babizi ko nta miliyoni bari yari igezeho? Ndagira rero mbabwire ngo leta y'ibyihebe hari abantu ishaka kugira ngo yikize, hari abishaka kubyegekaho, hari umugambi mubisha ishaka gukora ikamara yitwaza ibyo. Murabizi ko ariyo turufu, gusa ibyo byose mumenye ngo turabizi kandi nta kizaba ntitukibabwire. Turi kubamagana, ubutegetsi bwarabananiye, ntacyo bashoboye. Aho abantu b'abagabo bavuga ngo abanyarwanda bahinga igihingwa kimwe, barananiwe. Ntagerega no kuva na kera hose abantu basekuru nibo bari ku bwami birirwa, nibo bakoze byo ku Rucunshu murabyibuka, intambara zo ku Rucunshu abatutsi bicana abanyiginya n'abega, nibo bikorezaga abahutu ibindi, nibo babakubitaga ibiboko na byashiku. Neza Kanjogera ni mumuzi ko yishe na musaza we ko bishe abega n'abanyiginya. Intambara yabaye ku Rucunshu si jenoside se nayo? Niyo ni jenoside, utaretse ko ari ya jenoside hagati y'abatutsi n'abatutsi. Ese nibaza abahutu bapfuye ngo bazabyumva mubica, za Ruhengeri wacu mwaratsinzwe burundu, mudukurikirana muri Kongo. Ngiye mvuga hano data mwamwiciye muri Kongo, ngo iyo bapfuye cyangwa iyo muri kubica ko mutavuga, ko mucecekesha iyo imyaka 30 mumaze, ntabwo mwashoboye kuyobora igihugu. Muri ibyihebe muzarebe nta munyarwanda wishimye, abenshi barabacitse, n'abari mu gihugu bararira. Ni mwarananiwe, ntacyo mushoboye, muri ibirumbo ku gihugu cy'u Rwanda, muduteranyije n'amahanga. Ibyihebe byita FPR byavuye mu gihugu cy'abaturanyi, bihetse imunda namba matirikire za Uganda. Mwari mukuriye intelligence, mwari mukumwungirije chef d'état major, chef minister of defense, mwambaye amajenerali mu kindi gihugu. Mwari mukuriye military police kaka n'abakayumba nabo bari ba district. Muri ibyihebe mwashimusa u Rwanda, kuko nta musirikare, ntabwo umuntu yaba umusirikare w'ikindi gihugu yambare generali ngo yongeragere no mu kindi gihugu cy'u Rwanda ngo yongere agira ate ngagishimu utavuga ngo ni perezida gute kandi wari ukuriye intelligence mu kindi gihugu. Murangiye mujya no muri Kongo muhinduka ngo chef d'état major. How ukamuze ngo generali wo mu Rwanda arahinduka chef d'état major muri Kongo? I think I should repeat it in English. All the group of FPR Inkotanyi, they are terrorists kidnapping our country. Where you came from, you were strong military, intelligence, head of intelligence, deputy minister of defense, head of military, police, and district. More they were having the space there in a neighboring country. After you claiming that you are coming, you are Rwandan, and you come when you are killing the two presidents, you shoot it down your plane over President Habyarimana and in Habyarimana Spirian, Chief Army Commander,
has talents and man, and ministers also cannot say that one. Now you are claiming that you are going to. Since you started the war against Rwanda, Rwanda have never get peace until now. You are killing innocent people in Rwanda. You are claiming what is not there. Forgery case, Pharaohs. Rero ntabwo twe tuzabyihana. Ibi binyoma abatutsi mwavukiye mu Rwanda mubyumve, mumenye babamaze, kandi mumenye ko babamaze ari nabo bateguye umugambi wo kubamara. Ntabwo umugambi wo kubamara wateguwe na leta ya Habyarimana, kuko leta ya Habyarimana iza ufite uwo mugambi ntabwo yagomba kwemera no kujya mu mishyikirano ya nyuma ya Arusha. Leta ya Habyarimana ifite uwo mugambi ntabwo Kajuga Robert umukuru w'interahamwe yagomba gukurira interahamwe, yari umututsi piwa. Ndetse nababwiye ko umuvandimwe bafukana bita Husi yabyaranye n'umwana we na Nyiramongi, kuko Nyiramongi yari indaya hara Nairobi. Ni Habara Jeannette Nyiramongi, iyo yari indaya mbi cyane, yicuruza igitsina hara Nairobi. Je ni perezida w'Iparede Batabazi nabivuze, yacuruzaga wa Nairobi mu bare ahura na Husi, gusa naryamana n'uko baryamana n'indaya zose. Yari indaya rwose n'ubu murabizi ko akora, ntabwo ari ibintu by'ibigabo. Acuruza mu Burundi, acuruza mu kabare ku Giporoso. Habyarimana yarakoresa akabare kuko ari mane kwa Habyarimana neka abatutsi bashaka kumutera bavuye mu Burundi, ubwo bamuvumbuye ari rukanga bamukorera akabare. Nyiramugire nimwe yacuruzaga igitsina hara mu Rwanda. Jeannette Nyiramongi umugore we Kihebe Kagame, umugore mubi cyane w'umuruzi mubi, umwicanyi n'ubwirwa, wagira ngo umuntu afite ikimurya. Yumva ko buri muhungu wese yamenya ubwambure. Namwe murabizi. Naho rero yahuriye na Husi umukuru wa Kajuga Robert. Kajuga Robert yari interahamwe nk'ubu wari umutwe w'interahamwe. Interahamwe narabasobanurira uzakiyeho. Interahamwe rwari urubyiruko rw'ishyaka, kandi ntabwo ari nazo zashinzwe bwa mbere, n'ishyaka bita PER y'abatutsi. Rero yari rifite na MDF abajide n'abakobozi nabo rero rufite, bakabafasha mu ngabo mu buryo bwo kwamamaza, gukora meeting bagenda bamamaza. None Habyarimana nabo bashiraho urubyiruko. Ni urubyiruko ntabwo rwari wari trained, ntabwo rwari trained inzogo kwica abantu, kuko yari uza kuba mfite Kurani ntabwo bagomba gushira mu kuri interahamwe. Ahubwo Kajuga bamufasha mu w'Israel, ushobora kuza cyangwa umuntu ukomeye cyangwa umuntu star, ushobora kuza abantu bakagukurikira. So ndagira ngo impamvu ndi gusobanura ibintu kugira ngo mwumve ahantu ibintu byavuye, mutaza mwumva buri gihe ngo abatutsi bari gupfa ngo ngandera. No, nta Kurani, iyo Kurani yari hari. Ese Rwigara ko ari umukire wo kubaka amafaranga mu Rwanda, wari ufite wari waremerewe gucuruza itabi byose na buri kimwe, amafaranga aragiye. Umugore waje abona yarabifise, urabivuga mukakubyumva. Ntabwo mwabyumvisha umugore ubyivugira ati igihe bararaga inzara kwa Jeannette Nyiramongi, uyu mugore mubi cyane w'umwicanyi mubi wica abana batoya, akabica basambanya, akabica no kubica. Yishe Alexia Mubende ngo kugira ngo nimari ibetera ndengeye umukwe we ngarongora umukobwa, amwicara n'umwana yisuramo. Yishe Kizito n'abandi benshi cyane twarondora hano, murabizi umugore n'umwica. Niyo mpamvu tutajya tumubabarira kumuvuga, kuko nawe azi ibibakora, sibyo? Azi ibibakora. Ibi rero byose ndagira ngo mbabwire abateguye umugambi wo kwica abatutsi, aho bavuga uti niyo mpamvu igihe bita FPR byateguye kwica abatutsi bo mu Rwanda. Ifinitire baravuga ngo ntabwo warya umureti utamenya iki. Bo ububi bwabo nibyo bashaka, bafite inyota y'ubutegetsi. Dore ko bavuze ariko ari na speech bavuze bati abatutsi bo mu Rwanda bose bahindutse abahutu, abo ntimubarebe, barabandika bati duhagarike ibi. Kwa Habyarimana barabandikira ati muhagarike intambara, duhagarike icana ry'abatutsi. Ubwo yango byarangiye banditse iretere ngo bapfuye bashize. Abaredi bo bari kongera kubica kuko bazi ko ariyo turufu yabo, kugira ngo bafate abo bashaka. Niba bashaka gufata Ingabire Victoire, niba bashaka gufata abanye we n'abitwaje bati ishyaka ryari gukora ibinini. Ariko ndagira ngo murebe ikinamico, iyo bari gukina ibyabo bagira abantu ibitabo.
mwibaza umuntu w'umusirikare utinyuka akarasa umwana Gisenyi hariya umwana w'ishuri. Mwibuke abantu b'imbwa, muri imbwa ntabwo muri n'abasirikare. Ndabivuze kandi ndabivuze. Ni gute umuntu udashobora gushishoza umusirikare uvuga ngo yarize, ngo wize igisirikare, ugafata imbunda ugashyiramo twiga ukarasa umwana mutoya? You can imagine how comes ukarasa umwana mutoya, ukarasa umuntu udafite ikintu, ngo abacoracora nabwo bafashe n'ibiki n'iby'igihugu. Mujya kwiba Kongo barabigisha, babigisha kwica. Ntabwo mushobora gufata umuntu ufite imizigo mwe murarasa. Niyo mpamvu urugamba rw'abantu ntabwo mushobora gupfa nk'ubushwiri, kubera kuko mwe muri ibivume. Nta gisirikare ugikundana muri Mozambique ibyo mukoze. Muri Mozambique musizeyo murahasubiye. Mumbabarire ni ikinyarwanda kiba ariko reka mbivuge gutyo. Ubu bari kubirukana ngo mwabagiye gutanga. Central Africa mwabonye kandi bo bamaganaga ibyihebe. Sudani nabo baramagana ibyihebe. Ibivuga aho byagiye bakabikunda, abaturage bakabigira. Ntaho wa mutima wanyu mwaje mwica abaturage murakurikirana aho turi Kongo mukica miliyoni. Nta miryango abantu benshi tugira kubera ibyihebe byashimuze u Rwanda. Yewe n'umurambo Kagame, umurambo Maiti. Uyu we rero nta byinshi ndamuvuga. Uyu nawe sinzi Kagame nimba agira n'ubwenge bwo kumujyana kuri wese. Ntabwo ahari afite, kuko iyo umuntu wabyaye, burya iyo ubyaye ufite ubwenge, iyo ubyaye wirinda guhemukira uwo ari we wese, kubera ko n'ubu umutingero ubwo arapfa ariko abana bazasiga. Burya kenshi abantu bakunda gukora ibintu nk'ibi bya Rwabujindiri Kagame yakoze ni abantu badafite abana. Uyu mugabo yishe n'uwo yareze, uyu mugabo yishe n'inshuti ye mu Batutsi, ahemukira kuva yatangira mu Batutsi, abo bavanye muri Uganda, abo bakubanye, yewe na Museveni ubwe wari waramucumbikiye akamwigisha ibi byose, nawe yaramuhemukiye. Murabizi nibuka James Kabarebe avuga ngo mujya guhuraho iki muri Uganda. Kayumba Nyamwasa niwe wabyaye umuhungu we ngo muri Batisi. Murabizi Tom Byabagamba niwe wamurindaga kuva imyaka 20. Murabizi Mutabazi muramuzi ko ari wo muhoraga hakiri kare. Mupende muramuzi, Mupende yishe Kalisa Mupende. Yari umwana we ngo niwe wanamukwiriye. Ndagira ngo mereke uyu mugabo uwo ari we. Rusagara wa episode n'Abayisraeli gakomeye muramuzi ibyababaye. Umugabo wa Charlotte Mukankusi nawe ngo yarakomeye iwe muramuzi. Roza Kabuye wamwica akamukorera iki muramuzi ibyo yamukoze n'umugabo we kabu Mayidia. Abahutu we yarisharatse bavuga disikuru zo kwiyemera, hanyuma umuryango uzajya he? Ndabikubwiza ukuri ngo uyu muryango wawe ureba usije uko ryemeje ko bagomba kuzapfa, ariko nubwo batapfa ntabwo bashobora gusigaraho cyangwa no mukiri. Nongera mbisubiramo, izina Kagame y'uperide batabazi nifata ubutegetsi rizakuzirukanwa mu Rwanda. Ndabivuze kandi uzataburwa nk'uko twavuga kuri Facebook, aho wahabwa n'umugore wawe tuzajugunye dukure, kuko wowe umuvumo urumwana aho uri, waba uri dayimoni, waba sekibi, agwaye amakuru, Satani agwaye amakuru kuko niwe mugire. Ibyo mwakoze byose bizavanwaho ko mwe muri ibirumbo ku Rwanda. Ndababwiye ibyo mwakoze byose bizavanwaho, kandi igihugu kizaba kiza kurusha uko mutekereza. Nta nicyo muzigera mumenya. Muzabona ko u Rwanda ari u Rwanda, kandi nabo mwagiye muke muzifuza kukizana. Muzahigwa mu mahanga hose, ntabwo muzisha Mayidia. Muravuga ngo Musadi irakora, ntabwo Musadi ikora. Muzahigwa, nta n'umwe wishe umunyarwanda uzagira ibyo muri gukora. Muzahigwa, ninjye bibabwiye kandi murazi. Nahawe muri Imana nibesha, ntabwo yavuga umwaka wose n'ijambo ryayo rimwe riba rigoye. Muzahigwa, abo bantu muri kwica, abo bantu mwapfukije ibyabo, gutegeka abantu guhinga igihingwa kimwe. Ntabwo ndi umusasi, dufite UPRD batabazi, muratuzi mwebwe. Ikindi cya kabiri, mureke kurenganya abanyamuryango ba UPRD batabazi, umweho nabo mutanazi biki, musanga abantu muri groupe uyu Mayidia. Nta burenganzira mufite
bwo kwangira umuntu kujya muri groupe ashaka nimuze mwese muje muri twemeze jenoside yakorewe abahutu kandi igikorwa yarabaye kuba yarateguye. Ikindi cya kabiri, abatutsi bacitse kwicumu darikaro cyangwa nemara basongwa cumi, ariko ibyo cumi gisiryemera ko ari rya leta Habyarimana, ahubwo ni ibyihe. Mumenye ko nta muntu n'umwe uri kubica umuhutu cyangwa w'intera hamwe kuza ntamunize kibaho no kubaho. Mumenye ngo abateguye iyicwa ryanyu nibo bari kubica. Ni bande? Ni ibyeba byashimuse u Rwanda ngo byashaka kurya umureti, ngo byashaka kurya umureti byagomba kumenya iki. Abo nibo bari kubagandagura, ubwo bari gushaka kugira ngo bafate b'abanyapolitike bari kurengera inyungu z'igihugu baba bareka bakabitwaza. Ubusa wajya kwica umukecuru bakakumara iki? Ubusa urugero umuntu ashaka kwica umuntu witwa hasi byamara iki? Ariko leta yabona muri bari gupfa nibyo kugira ngo babone ibirego babone ibyo bitwaza. Mubabwire muti musigaho, mugende kuri social media mwandika muti musigaho, mufungure ibintu za Facebook nshya nimushira amazina yanyu na namba zanyu, mujye kuri Twitter muzifungure muvuga muti twarabimenye mutaginge. Mubabwire muti twarabimenye ni mwebwe muri kutwica mubyamagane. Mubabwire ni leta itwica nta bandi. Otherwise muganga muzakomeza mube ibitambo byabo bagabo bari kurya kandi mubayeho nabi. Sibyo abakobwa benshi bari kwicuza. Twandikiye ambasade y'ibyewe byashimusa hano muri Uganda. Turabwira duti hari abakobwa benshi bari kwangika n'urubyiruko bakajya mu buzima bubi bakanywera ibiyobyabwenge, abandi bari gucuruza ibintu benshi cyane. Tubabwira n'abake, tubabwira n'imyanya babamo. Barangije umumotari twayihaye wo muri icyo gihugu ibaruwa baramufunga amasaha 3 yambaye n'umwambaro wo mu gihugu. Nari nashizeho ngiye perezida inimero yanjye n'ubwani telegiye muzantelefone mbabwire ko ari njye. Ibaruwa yacu biri birangantego bya Perezida Batabazi, kashe ya perezida y'Perezida Batabazi, kashe ndetse na sinyatire. Ntabwo nzi impamvu babikoze, ntabwo nzi impamvu babikoze. Baramufunga ntacyo bakoze. Ambasade y'u Rwanda hariya y'ibyihe byashimuse kuva kera kirimo Frank Mugambage ntishobora kuza ngo imenye abanyarwanda impamvu bari kugira ngo usanga abakobwa iyo bagurishije batwara amasida bakatwara mu Rwanda bakazana abagenzi bo bakaza bagakora ibyo. Ubwo nta ejo hacu ntawe tugira. Rero banyarwandakazi ngiye gusoza, ndashoje iki kiganiro. Ni perezida wa Perezida Batabazi kandi tubakangurira kuyifasha. Ni urubyiruko, ni ishyaka ry'urubyiruko rihana ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi. Muyifashe, muyitere inkunga kugira ngo tugere kuri byinshi. Namwe muyizemo abanyakuri, dufatanye ubwabo. Struggle is struggle. Mukavuga ngo ibintu biratinze, gusa twe nta nubwo dutinze na cyane, ahubwo urugamba ni urugamba. Imana rero ibamere umugisha. Bye bye bose.